Sinashimwe kuko abantu hanze hano bafite ibyifuzo bitandukanye, bafite ibibazo bitandukanye. Inshuti zacu rero mwebwe abo hirya no hino mudukurikiye kuri televiziyo, uyu munsi tuzanye ibisubizo by'ibibazo mumaze iminsi mutubaza, tuzanye ibisubizo by'ibyifuzo byanyu ku bwinshi. Haleluya. Ndashima Imana rero kandi mbonereho nakanya ko gusuhuza abantu mwese mudukurikiye kuri Yongo TV iburasirazuba bw'igihugu cyacu. Baradukurikiye, baraduhamagara cyane, tuhakorera n'umurimo kenshi. Turazwi iburengerazuba, n'abantu batwitaho kenshi, bahamagara bavuga bati nubwo turi kure twakabaye tubasanga tugafatanya umurimo w'Imana w'ivugabutumwa, ariko turi kure, ariko nta kure habaho kuko naho ni mu gihugu cy'u Rwanda tuzahagera. Yesu nashimwe cyane. Iburengerazuba n'abaturanyi babo bo majyaruguru, majyepfo za Huye, ndetse tumaze iminsi tuganira n'abantu bo mu Burundi, mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, bavuga bati muzagera hano ryari, ko gahunda mufite yo gusubiza itorero rya Kristo ku murongo ko ari nziza, mwayaguye na hano mukahagera, ko abantu bamaze kwigwizaho ibyaha ndetse bamwe bihimbiye n'inzira zabo bishakira. Mwanyarutse mukagera hano mukavugana natwe. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma rero abo bose reka uyu munsi mbahumurize mvuga ngo ibisubizo by'ibibazo mwatubajije nibyo tugiye gutindaho. Hanyuma rero nk'uko bisanzwe ntago ndi njyenyine muri studio, ndi kumwe na Pastor Nkuba, n'umupasiteri umenyereye kandi n'umusaza ukuze akunda Imana, ndetse asaze neza ko asaze mu by'agakiza, asaze ashangisha abantu ubutumwa bwiza, ashaje ariko ntaza kugushajisha cyane Pastor. Ntabwo nanashaje rwose kuko nta nubwo uragera no mu myaka ya pansiyo. Ariko ntuvuze nabi, ndimo ndasaza. Kuwa gatandatu mwakoze ikiganiro ntahari, ariko abantu barahamagaye, Burundi barahamagara, baravuga bati rwose mwanyarutse mukagera ni Burundi. Abanyabugesera barahamagara, ni amahoro ariko? Ni amahoro. Reka tukwiyegereze rero ubanze usuhuze abakurikiye televiziyo, hanyuma dukomeze. Murakoze cyane mushumba. Ndagira ngo twongeye kugaruka hano nk'uko ubushize twabasezeranije. Bavandimwe bacu uriya turabakunda nubwo mutaba mubibona, ariko ku mutima tuba tubatekereza. Nkaba rero nk'uko amaze kubabwira koko ndi Pastor Nkuba Godefroid, naje numva mbakumbuye. Ndasuhuza rero abavandimwe bacu, reka mbanze mvuge mu ntara zose z'igihugu, kugira ngo yenda ningira bamwe mvuga utaza kumva ko nawe ntagushuhuje. No kuri mwese turabakunda, Imana ibaha umugisha cyane. Ndasuhuza rero abantu ku itorero Ndabanzi Bukuru, ku itorero rya Kidudu hariya muri Kayonza mu murenge wa Rwinkwavu, ari naho paruwase Nyoboriri. Ngasuhuza abantu bo mu Kibimba, hariya Kibimba nabo hari itorero ry'Imana, nabo ndi kubasuhuza cyane. Ndetse ndasuhuza n'umuryango wanjye utuye hariya Kiburara. Abanyakiburara bajya badukunda cyane, baradukurikira. Ni naho umuryango wanjye uri, hariya muri Cyarubare mu murenge wa Kabare nyine, muri Kayonza. Ubwo rero ndabasuhuje cyane, Imana ibaha umugisha cyane. Ndasuhuza abanyabugesera rero baradukunda cyane, bajya badusuhuza, ndetse bamwe tumaze iminsi tunaganira. Hari abari Kabukuba, hari abari muri Juru, hariya ku Mugorore, abanyamugorore mwese ndabasuhuza cyane, kandi rwose Imana ikomeze kubafasha aho ngaho. Rero ndizera yuko umwami Imana ahafite umugambi. Ndasuhuza rero nabo mu ntara zose z'igihugu, abahuye, mbese bose aho mu Burundi rero bavuze, abo nabo turabakunda cyane. Buriya n'abavandimwe bacu cyane. Mu Bugesera biregeranye, nkanjye namvukiye Bugesera. Ubwo rero nukuvuga ngo turegeranye, kandi ngabaturanyi babyara n'abana bagira bati basa, noneho tunavuga n'ururimi rumwe. Abarundi mwese rero turabasuhuje. Sinakibagirwa bari Uganda, hariya za Kiryandongo aho nabaye, abari Kongo hariya za Bukavu aho nabaye, aho hose ndabasuhuza.
abatwumva bose Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane, turakomeza kubana muri kumushumba komeza baganiriza kandi Imana iguhereze umugisha Pastor Nkuba. Abarundi turabahaye yambu ari abanyamahama barahari badukurikiye, abarundi bari mu nkambi y'amahama, abapasteri barimo b'inshuti zanjye dukorana ivugabutumwa, ari n'abariya rero baduhamagaye bari hakurya mu gihugu i Burundi, tubateye akamu tuvuga ngo yambu kandi ikaze mu gihugu cy'u Rwanda, ikaze mu ivugabutumwa, ikaze mu muco n'umuryango, aricyo kiganiro cyacu gihindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Itorero ni DNPS mu Rwanda, rikorera mu Rwanda, rifite icyicaro muri Arusha nk'uko tumaze iminsi tubibabwira. Turategura ibikorwa byinshi byo gukora, harimo igiterane, harimo n'ibikorwa bisanzwe by'iterambere ry'itorero. Ubwo rero turahereza ikaze buri wese dukurikiye hirya no hino. Wenda mbere yo gusenga gatoya ndi bubanze mvuge inomero za telefoni, murazibona ku mayekara yanyu: 0788 47 839, ugahamagara ugatanga igitekerezo cyawe cyangwa ugashima Imana ku byo yagukoreye. Ariko nk'ibisanzwe umwanya wo guhamagara turawusigaza nyuma, minota ya nyuma mikeya tubasigireyo kugira ngo tuganire, mutanga ibitekerezo ku butumwa bwiza tuba tumaze gutambutsa. Hanyuma iyo icyo gihe kitari cyagira rero, wandika ubutumwa bugufi kuri message, turabusoma kandi nta gisubizo, nta kibazo mwabaje tutari twatangira igisubizo. Ibyo tutatangiye igisubizo ni karibu tuganire. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Inshuti rero abadukurikiye, ibitekerezo byanyu biragenda biba byiza, birushaho kuba byiza kuko biragura ivugabutumwa, cyane cyane irivugabutumwa rihindura abantu kuba bigishwa ba Yesu. Ni nacyo kiba cyatuzanye kuri televiziyo kugira ngo mudukurikire muri benshi, kuko nimba umbonye cyangwa se mukaba mumbonye muri 4 cyangwa 5, ndabizi ko nugera kuri umwe no ku wundi muraba mubaye 10 bashobora kuba abigishwa ba Yesu. Haleluya. Rero igihe kirageze yuko dutangira kwigisha abantu uburyo bahinduka kuba bigishwa ba Yesu. Umwigishwa wa Yesu nyakuri atinya icyaha. Umwigishwa wa Yesu nyakuri anamba ku mwami we. Haleluya. Ngira ngo nagiye mbabwira ibyiciro 4 ducishamo abantu, ntabwo naza kubivuga hano kuri televiziyo, umwanya abari mutoya, ariko harimo abiga kandi bageze kuri. Rero namwe mwese ari bwo bwa mbere ufunguye televiziyo Yongwe TV, ari usanzwe yifungura ariko kano kanya kabari guyifunguye. Ikiganiro ni umuco n'umuryango, ari byo shingiro ryo kumenya Imana, gitambutswa n'umushumba w'itorero rya DNPS mu Rwanda, Pastor Karemera James, ndetse n'umuvandimwe Pastor Nkuba, mumaze kumenyera nawe muri iki kiganiro, kandi muzajya mubana kenshi uko Imana idushoboje kuba tugitanga ubutumwa kuri televiziyo. Yesu nashimwe cyane. Natangiye mbabwira ko turimo gutegura igiterane kivuga butumwa rigamije guhindura abantu kuba bigishwa ba Yesu, ariko no kumurika nyirizina ibikorwa byiza bikwiriye itorero ryo hambere, gusubiza itorero ku murongo ryari ririho cyangwa Kristo rikeneyeho. Nuko twigisha abantu gutinya icyaha, kandi umuntu agatinya icyaha yamaze kugisobanukirwa, yamaze kukimenya. Yesu nashimwe cyane. Hari ibintu maze iminsi numva uko umuntu aravuga, pasteur akavuga ati Imana imbabarire, Satani yaranshutse. Kuko Satani ugushuka ngo rya ibyo kurya, nubona mugenzi wawe aje aho kugira ngo umusangize ahubwo byubike, ntako nkeka ko ari ikintu urumva wamaze gutekereza kugikora, uvuga uti uyu muntu aho kugira ngo abikoremo nabigira gute, nabimena cyangwa nkabihisha. Rero ibyo bya turatugabane ni wanga tubimene ntago bikora muri Yesu. Inshuti zacu abadukurikiye kuri televiziyo ndetse n'abandi bose, ubwo si ubusambo, n'ubusambo, ariko si n'ubusambo gusa, si ubusambo gusa. Hari Bibiliya ikoresha ijambo rikomeye cyane kavuga ngo umugome. Umugome ni uwagomye, n'utumviye. Rero uyu muntu ari muri icyo cyiciro cy'abagome, kuko abayagomeye Imana. Haleluya. Abayagomeye Imana, abayagomeye umuryango, abayagomeye itegeko nyine ryo gusaranganya cyangwa se kumenya abakene no gusangira. Ni byiza wenda tuvuge nako kantu, itorero ryacu rigira umusangiro
kabiri mu mwaka, umusangiro rusange atari ifunguro ryera nk'uko mu bimenyereye abenshi mu matorero yuko bahazwa mu itorero. Hari umusangiro gushyira hamwe ibyacu, ubusabane abanyarwanda bamenyereye ubusabane bw'itorero, ahubwo nibwo byakumvikana neza wa mugani. Tugira ubusabane kabiri mu mwaka, kandi ubwo busabane nka burya rwose uko ubona tujya tubugira mu mudugudu, ugasanga batetse ibigori turariye, ibyo bita umuganura. Hari umuganura waho, hari umuganura noneho bagiye bagira n'ubusabane nyuma y'igikorwa runaka, nimba ari amatora cyangwa iki, bijya bibaho. Umunsi w'umuganura urazwi. So rero twe tugira itorero rigira umusangiro, tubyita umusangiro, ubwo niyo mvugo yumvikana mu buryo bwa Bibiliya. Umusangiro w'itorero rero ukaba mu gihugu hose, aho itorero ryacu turifite hose, abantu bakegeranya ibyabo, hanyuma itorero rikabafasha buryo ki ribayobora muri icyo gikorwa cy'ubumwe. Haleluya. Ubumwe rero hariya ngira ngo nari ryanyigisho y'ubumwe n'ubwiyunge y'igihugu nahitambukiramo neza, kuko uwo mwari mwahemukiranye muhavamo maze kwiyubaka, kuko niho twigisha ibyigisho bivuga ngo nimba hari ikibi wakoreye mugenzi wawe, aho kugira ngo wegerere ifunguro ubu busabane, wabanza ukikiranura na mwene so, ugasubira inyuma, ituro waruzanye ukaba wishobojeho, ukabanza ukikiranura n'uriya muntu. Imana ntikeneye amaturo, ahubwo ikeneye imitima. Iyi mitima yacu, kandi uyu mutima wawe ntabwo uri kumwe n'uwa runaka. Uyu runaka rero ntabwo muri busangire na rya funguro ry'umubiri ngo rimanuke, ahubwo reba no mu ijuru se abantu badasangira bazicarana, ntabwo bakwicarana. Imana iguha umugisha cyane. Rero inshuti abadukurikiye, reka twinjire nyirizina mu ijambo. Turatangira na Pasiteri Nkuba, nubwo nanjye ndi bugende mwunganira ku butumwa bwiza uko bwanditswe muri Bibiliya. Pasiteri Nkuba rero reka tumwiyegereze, tumuhe ikaze, atambutse icyigisho nk'iminota 10 bihagije ku muvugabutumwa Pasiteri, hanyuma dufasha abantu kugenda tubasobanurira tuti niki ubutumwa bwiza bw'uno munsi bwavuze kuri iki, ese wowe ubyumvishije gute? Inshuti rero reka tubahe ikaze, tunababwire nomero ya telefoni ya Pasiteri Nkuba kugira ngo nayo muyimenyere, ariko akenshi mujye mumuhamagara muri hanze cyane, kuko hariya niyo aba afite umwanya wo kubayobora mu byifuzo byanyu, kuko hano telefoni kugira ngo isone n'iyo isone byatera akajagari muri studio za televiziyo. Niyo mpamvu hano rwose mukoresha iyanjye nta kibazo, ariko nimunasohoka ya Pasiteri Nkuba mu muhamagare, tuba twaganiriye icyo dushakiye igisubizo hamwe nkakimuhereza kugira ngo aze kukibaha ntacyo bitwaye. 079 komerezaho 25 80 8 yego. Tuguhaye ikaze rero, ngaho komerezaho. Murakoze cyane, murakoze mushumba ko uyu mwanya. Nkuko bisanzwe bavandimwe, tujye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi n'ubundi twaritangiye, buriya twatangiye tuganira, tugiye kureba icyo Yesu ubwe yavuze kubijyanye n'imirimo n'ibihembo azatanga. Ubundi ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bazahinduka bigishwa ba Yesu gusa birangirira aho ngaho, ahubwo Yesu azatanga n'ibihembo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ukore kandi uziko uzanahembwa. Burya nta cy'ubuntu umuntu agifite ubuzima hano mu isi, no mu ijuru bemera ko umuntu akora kandi akagira ate agahembwa. Ndagira ngo rero mufate Bibiliya zanyu dusangire ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe, ibice 22, turasoma umurongo wa 12 kugira ngo umuntu wese atekereze ahari muri iki gihe. Reka dusome, haranditse ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Arongera akavuga ati ndarufa na omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Kandi umurongo wa 14 katubwira ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo Imana yacishimwe cyane. Ariko hari ijambo ngira ngo mbabwire rikomeye cyane, yavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi
n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora Imana cyashimwe cyane. Amen. Iryo ni ijambo ry'Imana mu ryakiri. Urumva ko Yesu yavuze ikintu gikomeye cyane, nta kintu bimwe twavuze tuvugaho. Yego. Yesu aravuga ati ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwira ibyo yakoze. Wowe unyumva ngira ngo washyira agatima impembero ukareba ibyo ukora. Ese ugira ngo ni byiza gusa azahembera abanyabyaha? Atubwira ko bazahemba umuriro utazima, siko bimeze cyane. Noneho akavuga ko abakiranutsi bazahabwa ubugingo buhoraho. Ubwo ni ukuvuga ngo n'umukiranutsi nta napfa noneho kuko azazuka yongera abeho ahabwa ubugingo buhoraho. Yesu rero akavuga ati ibyo byose biragaragarira hehe? Mu bikorwa. Umunyarwanda yaciye umugani ngo udahinga ntakarye, kandi gana Bibiliya irabivuga ngo utarima ntakarye. Rero ni ukuvuga ngo umuntu wese kugira ngo azajye mu ijuru agomba kurikorera. Ariko iyo yebye muri iyi minsi hari ibibazo, usanga abantu bitiranya ahari ijuru bakaryitiranya n'iby'isi. Iyo umuntu akoreye Imana ikamugororera ubutunzi ahita yumva ko yageze mu ijuru, iby'ijuru akabireka akikundira iby'isi cyane. Ntarebe ko ari ukugira ngo Imana imukure mu isoni abone uko agenda avuga ubutumwa bwiza kandi na bwa butunzi abukoreshereza Imana. Icyo gihe rero yabugundiriye akabyita ibye gusa, na za ngororano ntashobora kuzibona kuko yarirengagije. Uruhande rwe hari abakene, hari abapfakazi, hari imfubyi, hari abana batagira epfo na ruguru, hari abarara mu mihanda, ararya akamena, agahinga urube, agahimbwa, ariko abo bantu bamukikije ntacyo akoze rero kugira ngo agire Imana ayinezeze kuko ari yamuha ubutunzi. Ariko uyu mwanya ngira ngo nkugire inama cyangwa se nkubaze n'ikibazo. Ubundi wowe muri iyi minsi imirimo ukora ni iyihe? Imirimo ukora yerekana ko uzajya mu ijuru ni iyihe? Mu by'ukuri urasenga, ariko tekereza imirimo yawe. Nge ntabwo nakubwira ngo ni iyi, imirimo yawe urayizi kuko nanjye nzi yanjye nkora. Ishyaka rero twakagize muri iki gihe ni ugushaka imirimo myiza. Imana ishimwe cyane. Ndibuka umudamu witwa Tabita yakoraga imirimo myiza, adoda utwenda tw'abapfakazi yabafasha, ariko umunsi umwe arapfa. Abapfakazi baraza bikubita hasi, bararira, bakubita ibyo yagiye bakorera hasi, bati dore rwose arapfuye, ariko ibyo byatumye azuka. Imana ishimwe cyane, arongera arabakorera. Ni ukuvuga rero ngo ibyo umuntu akora wese azabigororerwa. Uyu munsi wa none aravuga, arerekana abantu batazajya mu ijuru cyangwa se bazajya hanze. Yesu niyaza hari abantu azajugunya hanze. Ni ukuvuga ngo aravuga ati hanze hazaba imbwa, abarozi, abasambanyi, abasenga ibishushanyo, abanyabyaha b'ingeri zose. Aravuga ko bazajya hanze. Impamvu abivuga ni iyi: nta munyabyaha uzinjira mu ijuru. Hano mu isi abantu bajya mu nsengero uko bishakiye, bakora ibyo bashaka, bafite umudendezo uko babyumva. Turi mu gihe cyiza, turi mu gihe cy'umwuka wera, cy'ubuntu. Keraho ngira ngo Imana yaranabihoreraga wajyaga mu nzu y'Imana kabona nubwo yabaga ari umutambyi yacumuye yagombaga kugwayo. Ariko ubu ngubu mu rusengero umuntu ava mu byaha avumbutseyo akaza akigisha agakora ibyo ashaka, ntawe umubuza ntawe umukumira. Ariko hari tension yitwa ko Yesu azaca imanza, yitwa ko azasunika abatarabikoze. Ibyo bivuga muri Matayo igice cya 25 uhereye ku murongo wa 13. Aho ngaho agenda usoma ukumva uburyo Yesu yatanze urugero ku by'abakobwa 10 uko byagiye bigenda. Ni ukuvuga rero uwakoze ibyiza azahembwa ibyiza. N'ubu muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ukoze ibyiza arahembwa, n'abayobozi bacu bajya bahemba abo bita intashyikirwa mu mirimo. Noneho Yesu rero nakarusho azahemba abapasitori, azahemba ababwirizabutumwa, azahemba abakristo, azahemba umuntu wese wamukoreye kandi amuhembe ubugingo buhoraho. Ngira ngo rero ahantu nkukebure, ariko umunyabyaha azamuhemba umuriro utazima. Rero ngira ngo va mu byaha ukora ibyiza, ingorano yawe izatungane. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo iki kiganiro tugifatanye n'umushumba tukiganireho cyane. Ngira ngo dufite umwanya uhagije, sinatinda mu magambo cyane nkuko twabivuze, ariko ndagira ngo burya amagambo aryoha asubiyemo umushumba. Imana iguhereza umugisha cyane. Pasiteri urakoze cyane. Ikiganiro ni cyiza kandi nkeneye ko abadukurikira baza no kumva ibisubizo by'ibibazo bagiye babaza kenshi. Baravuza bati itorero rya none muribona gute n'itorero ryo hambere? Yesu nashimwe cyane. Pasiteri, itorero rya none uraribona gute n'itorero ryo hambere? Wakijijwe muri 77 7 apana 87 77 njye nakijwe muri 92. urumva uri hiryaho cyane. Yesu nashimwe cyane. Amen. Reka tuganire kuri aka kantu. Yego.
itorero ryo hambere n'itorero ry'uno munsi Yego. uribona gute itandukaniro ryabyo ni irihe? Biratandukanye cyane, harimo intera nini cyane. Muri 77 ubwo nakiraga agakiza, Yego. wabonaga abantu bashaka Imana. Dore impamvu yatumaga banashaka Imana, abanyarwanda kuva kera bakundaga Imana, bagakunda gusenga ibigirwamana ariko batabisobanukiwe. Yego. Ariko bamenye ubutumwa bwiza bashakashaka Imana kandi bakemera kumva ibyo abigisha babigisha. Ariko muri iki gihe cya none ntago abantu bashaka Imana, ahubwo bashaka cyane amafaranga. Rero umuntu akumva ko ubwe yabona ubutunzi kuruta uko yabona Imana. Niyo mpamvu n'ijambo ry'Imana bagira ubucuruzi. Abahanzi ubwo umuhamagaye akaririmbira itorero mutamuhaye amafaranga ntabwo ryarema. Uti itorero ryo hambere aho ritandukaniye n'irya none, mbere bashakashakaga Imana, bubahaga n'amategeko y'Imana, bitonderaga amategeko y'Imana. Amen. Ariko byose bigaturuka ku bashumba, ku bayobozi, ku bapasiteri, kuko nanone abanyarwanda bavuga ngo nukoma urusyo ukome n'ingasire. Ese abapasiteri b'iki gihe n'ishyashya mu kuyobora abakristo mu by'agakiza biranyuranye, ngira ngo ikibazo nyirizina ukibona he, ku bakristo cyangwa kuba bayobora? Kuko hari imbere hari abatuyoboraga, hari ikintu bitaga mu ngumwema. Uyu munsi dushobora kugereranya n'aya mahuriro y'umwuka, amatorero y'umwuka, nibwo cyari kikiza nyine abantu benshi tukimenya no dushaka tukite inzaduka ariko nziza. Hari uhabona hehe, hari abashumba bayoboraga aba bantu mu nzira y'agakiza nyakuri nk'uko Bibiliya bivuga. Hanyuma abakristo nabo bakayoboka nyakuri. Ni nayo mpamvu habaho ijambo ngo abayoboke ni ukuyoboka. Ese ikibazo tugishakire mbere yo gusoma iki cyanditswe, ndashaka kugira ngo unsubize aho hantu pasiteri. Ikibazo kiri kuba pasiteri, ku bayobozi b'amatorero, cyangwa kiri kuba kristo b'iki gihe? Akenshi birebye ngira ngo wagiye mu ishuri warize, hari ubwo ubuswa bw'umunyeshuri buturuka ku mwarimu, kuko umwarimu iyo atazi ibintu ayigisha nabi. Yego. Abana rero ibyo abigishije nibyo bafata. Ugasanga none icyo gihe bibaye ikibazo ku mwana, akaba yabura amanota meza mu gihe yaba nahinduriwe ikigo bikamubera ingorane, bikaba ikibazo. Uko niko rero n'abashumba b'iki gihe nabo biteye. Ni ukuvuga ngo abantu muri iki gihe barwanira kuba abashumba. Kera kugira ngo ube umupasitori, kugira ngo ube umubwiriza butumwa, babanzaga kukugenzura cyane ko wakiriye Yesu koko. Yego. Kandi uzi icyo uzabwiriza abandi, bityo rero bigatuma bihata umuntu gushaka Imana. Ariko muri iki gihe uwo ari we wese yumva yabikora uko yaba byumva. Reka dusome iki cyanditswe baricyo tuganiriramo. Ku badukurikiye mwaza kwandika ubutumwa bugufi turasubiza, ariko turimo tunaganira. Ngaho pasiteri, reba Timoteyo wa 2. Yego. Igitabo cya Timoteyo wa 2. Ndagira ngo iki kintu tukiganireho, rwose. Abapasiteri badukurikiye, abakozi b'Imana badukurikiye, abavuga butumwa, ntawe tuje gutera ibuye kuko natwe dukora uwo murimo, ariko dufatikanyije itorero ry'Imana ryasubira ku murongo nk'uko ryari kuriri. Abantu batinya icyaha nk'uko babitinyaga, nta byaha byakorengera gukorerwa mu matorero tuyoboye. Igihe pasiteri yitandukanyije na cya cyaha, byanze bikunze nabo ayoboye bagomba kwitandukanya nacyo. Hanyuma muhamagare, mu kanya turafungura telefone kugira ngo muhamagare, ariko ubu wakwandika ubutumwa buto bugufi ucishije kuri 0788 47 839, hanyuma tukabusoma. Timoteyo wa 2, ndashaka kugira ngo tuze gusoma twihuse kuko ni imirongo igera muri 5. Hanyuma turi busoreze kuri Tito, igitabo cya Tito, hanyuma duhuze ibi byanditswe byombi, dusezere abantu, tubasengere, twitahire. Turasoreza kuri Tito. Ariko reba Timoteyo wa 2 ibice 4, umurongo wa mbere usome n'uwa 5. Yego. Usome kugeza ku wa 5. Yego. Ngahihute. Haranditse ngo ndagutongera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu. Yego. Uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Yesu ni uzaciraho iteka abazima n'abapfuye. Yego. Ubwo azaboneka aje kwima ingoma ye. Yego.
ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ubwirize abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe gikwiriye no mu kidakwiriye, ugira umwete mu ngorane cyangwa se mu bibazo cyangwa mu gihe cy'umunezero, uhane, yego, uteshe, uhugure, yego, ufite kwihangana kose no kwigisha, yego, kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, yego, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya azaba barya ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, bo bazishakira abigisha bahuye n'irari ryabo, komeza, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, yego, bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma. Ariko weho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'ububwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Imana iguhereze umugisha cyane. Amen. Hanyuma ahantu harimo ibice bitatu by'abantu batatu cyangwa se abantu batatu cyangwa ibintu bitatu twaganiramo. Ukurikije Bibiliya harimo ikiganiro kisa n'aho kiri ku bantu babiri. Hari urimo gutongera, hari urimo kubwira njyewe, hari njyewe ubwirwa, hari n'abandi barimo kuvugwa ku ruhande tutari twasobanukira ko tugiye gusesengura none aha ngaha. Iminota yagiye ariko nta kibazo, turihangana dukoresha iminota mike. Yesu nashimwe cyane. Harimo ijambo ryakunze kugaruka cyane rivuga ngo ndagutongera mu maso yanjye. Kristo Yesu ubwo arabwira nde? Hano hantu hamaze kuzamo pasiteri, niko twari twikijeho dushaka kugira ngo tuvugane na pasiteri turebe ese pasiteri n'intama ayoboye cyangwa n'abantu ayoboye. Haleluya. Na Kristo wamuhaye ububasha bwo kuyobora bariya bantu. Ese noneho naho ba bantu bava, urumva yuko hariho ikindi kintu gisa naho gishamikiyeho. Yesu nacimwe cyane. Hano iyi nkuru iravuga ngo wigishe inyigisho nzima ikwiriye n'ubutumwa bwa Kristo. Haleluya. Ngo kubera yuko mu gihe kigiye kuza abantu bagiye kwikunda, sibyo? None ngo bigwizeho ibintu, none nibabona inyigisho yawe isa naho irimo kubaderanja, bishyirireho abigisha babo. Haleluya. Bashyireho abigisha babo. Noneho ngo ababigisha babo nta kindi bazaba bashyiriweho, ni ukwigisha ibintu bihwanye n'irari ry'imitima yabo. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Aha hantu ndashaka kubwira abantu abatari abapasiteri, mvuge gutyo. Hari abapasiteri badukurikiye, hari abanyapolitiki, hari abantu ku giti cyabo, hari abacuruzi, hari abanyempano zitandukanye. Haleluya. Hano rero akantu ushaka guhanduramo ni akayi pasiteri. Ni ukuvuga ngo aba bapasiteri birirwa bigisha, hariho abashyizweho, sibyo, n'umwami Imana, kandi abatongera kwigisha inyigisho nzima. Haleluya. Noneho hari n'abashyizweho n'abantu, abo bantu nyine batifuza ibintu by'ubutumwa bwiza. Urabwira umuntu kwiriza no gusenga, afite icyarya, nta mpamvu yo kwiriza, Imana yari imuhaye. Yesu nashimwe cyane. Hariho rero na bamwe muri twe, muri ba bapasiteri bashyizweho kugira ngo bigishe inyigisho zijyanye n'irari ry'ababashyizeho. Haleluya. Ntabwo ari bo ni abakozi bafite abo bakorera. Ni ukuvuga ngo hagaragaye abakozi babiri. Hari pasiteri Karegeya James wemeye kwigisha inyigisho nzima, nashaka nkanayizira. Haleluya. Ariko nkafasha abantu bake ariko bajya mu ijuru. Haleluya. Noneho hari na pasiteri Nkuba washyizweho kwigisha inyigisho zihwanye n'izabariya badashaka gukizwa, badashaka gukiranuka gusa. Yewe hari n'abahakana Imana. Icyo rwose twe kugitindaho. Hari abahakana Imana kandi bakayihakanisha ibyanditswe byera. Kubera iki? Ko bashyizeho ushinzwe ibi byanditswe. Haleluya. Urumva ahantu abantu barimo kugwa. None ugasanga hari abapasiteri babiri bakora ibintu bibiri bihabanye. Yesu nashimwe cyane. Umwe aratukisha undi byanze bikunze. Niko bimeze. Ibyo ni ukuri. Yesu nashimwe. Rero hano hantu twe kuza gukundana cyane, kureba cyane kubigishwa, ku bantu abakristo, ababwirwa cyane, ahubwo ababwirwa ni bande. Reka n'aka kantu tugakorera ababwira ni bande.
ese barababwira ibiki Ese ibyo bababwira kuki bidasa none se Yesu nashimwe cyane Amen. ahantu rero ndi busozanye kuri iki cyigisho cya Tito ariko tutarahava pasiteri Yesu ariko yaravuze ngo Yego. muzabamenyera ku mbuto zabo ku mbuto zabo Amina. haleluya muzabamenyera ku byo bakora yewe no mu Bagalatiya akabivuga Yego. akavuga ngo dore imirimo ya kamere ya kamere iragaragara ariko imbuto hanyuma n'imbuto z'umwuka z'umwuka. izo mbuto bazabamenaho rero ushatse yajya mu Bagalatiya yajya mu Bagalatiya sibyo Yego. ngo ntabwo bazikunda ntibirarira ntibigwizaho Imbuto z'umwuka. ntibishahisha ntibareba byinshi cyane bagiye batondagura erega si uko abantu baba babiyobewe baba babibona abantu bagera aho none se urumva uyu muntu wicara akagutoranya akavuga ati nzajya nguhemba Ehe. ariko ujye kuri televiziyo Unyigishe hariya nabonye ibyo ushaka. James arimo yigisha asenya iki Yego. ugende wigisha iki nawe ugisenye sibyo nawe ugisenye Yesu nashimwe cyane urumva ko uyu muntu arabizi nyine arabizi ni nayo mpamvu yatoranyije ubyumva nka James niyo mpamvu Yesu kugira ngo aze hano agira ati abihakane Yesu Kristo aho mu ijambo rya niwe avuga ngo ndaza vuba inshuti zanjye badukurikiye bene data bakristo bashumba haleluya Kristo araza vuba ibihe turimo biragoranye ni ibihe byahanuwe haleluya abarabivuze kenshi abantu barabivuze bajya ku mateleviziyo ku maradiyo mu nsengero turabivuga mu meeting mu nama zitandukanye haleluya mu mahugurwa n'iki ariko aha hantu ushyireho akitso cyane witse insomera Tito turi bubihuze dusoza ariko aka kantu nashaka kugira ngo bumve uruhare rw'abapasiteri kuki abapasiteri bigisha ibintu bitandukanye hari abapasiteri nyakuri ubwo hari n'abashyizweho n'abantu kugira ngo bigishe iby'amarari yabo Tito ni ibice bibiri yego umurongo ni uwa 4 yego usoma uwa 4 n'uwa 5 gusa imirongo 4 n'uwa 5 ndagira ngo dusome mu izina rya aka kantu nkazanye kubera iki pasiteri kubera reka ndagasobanura ndavuga impamvu wenda umaze gusoma banza usome icyanditswe yego kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo twahereye ku murongo wa 3 buriya reka bariho wa 3 cyangwa se nishaka mbere no kuwa mbere ntacyo wahera ku wa 3 yego oya soma umutwe w'ijambo babanze babyumve imibereho ikwiriye abakristo havugwaga abantu babiri sibyo havugwaga abapasiteri abigisha hakavugwa n'abigishwa abakristo Yesu nashimwe cyane aba bantu bombi rero twabonye ko hari ibindi bintu bibadrivinga bibayoboye kandi buri cyose nacyo cyihariye ububasha bwacyo haleluya noneho rero reka wa mugani kugira ngo tuze kubihuza byombi tubanze turebe aba bakristo barimo kuvugwa bo ni inshingano zabo zari ibi nushaka wa mugani uhere no ku murongo wa mbere yego reka dusome rero imibereho ikwiriye abakristo ariko wehoho uvuge ibihuye n'inyigisho nzima yego uhugure abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha uhugura abasaza kugira ngo be gukunda ibisindisha yego bitonde yego badashayisha babe bazima rwose mu byo kwizera abo ni abasaza babe bazima mu byo kwizera n'urukundo no kwihangana babe bazima mu byo kwizera mu rukundo no kwihangana yego 3 n'abakecuru nuko ubabwire bifate nk'uko bikwiriye abera batabeshyera abandi badatwarwa n'umutima w'inzoga yego nyinshi bigisha ibyiza yego kugira ngo batoze abagore bato gukunda abagabo babo n'abana babo yego umurongo wa 5 ukavuga ngo no kudashayisha no kwirinda gusambana no kwita ku byingo zabo no kugira neza n'abagandukira abagabo babo kugira ngo ijambo ry'Imana ridatukwa haleluya badukurikiye komera Imana make mu izina rya Yesu kuki tutatangiranye ubu butumwa ariko se koko igihe kirageze Yesu nashimwe cyane igihe kirageze cyo kubwira abantu ukuri ku mugaragaro twaje kuri televiziyo kwishyuye amafaranga kugira ngo tuze hano tuvuge nta mpamvu yo gushyeshyenga wa mugani nubwo bibiri yigize guca ku ruhande n'iki ukuri kuriho nuko sibyo ukuri kuriho nuko tugomba kugarura inyigisho nzima ya Kristo inyigisho nzima no gutinya icyaha inyigisho nzima no guhugura umuntu wakoze ikosa wahuze wayobirana ariko akaba yarabibwiwe urumva nk'iri jambo riravuga ngo nuko n'abakecuru bitware batyo
birinde inzoga ariko harimo ijambo rikomeye cyane ngo birinde kubeshyera abandi kuko uyu mukecuru ni inararibonye icyo avuga cyitwa ukuri kandi kuko n'ubundi aba ari ukuri bahagurukira gusenya ingo barahari benshi uno munsi ni nacyo kinabijije cyane nicyo gihari cyane kuko batakaje inshingano yabo urumva hano nibyo babuzwa gukora ahubwo ubu nibyo barimo gukora nibyo bategekwa gukora akabwira umugati nabonye umugore wawe ahagararanye n'undi mugabo kandi ananamuzi ariko ntamuvuge akavuga undi mugabo gusesenga kwabo rero Bibiliya niko yabiyamye noneho iyo tubagira inama ahubwo icyo yabagiriyeho inama nicyo bishe kuruta baraguranye baracurukuye kuko Bibiliya yavuga ngo birinde kubeshyera abandi hanyuma ngo bahugure abagore bakiri bato babatoze gukunda abagabo babo ingo zabo abana babo no kugandukira kugira ngo batagayisha itorero. Haleluya. Uyu munsi abadamu benshi bari mu ivugabutumwa bariho barabwiriza bamwe n'abapasiteri bandi n'ababishopu. Haleluya. Ariko biragoranye kuba hadashyirwaho amasantere ahugura abagore bato gutunga ibyingo zabo kumenya abana babo. Ntabwo uyu murongo w'abana biruke ku muhanda bamwe twita mayibobo inzerezi n'iki bagombye kuba bariho mu gihe uyu muntu yaba ari mu nshingano ze. Haleluya. Inshuti zanjye abadukurikiye ntabwo twagiye kure cyane, reka tugarukire hafi. Ibyo kuganira ni byinshi, Yesu nashimwe cyane. Ibyo kuganira ni byinshi ariko twikirije kuri aka kantu. Ubutumwa bwiza buravuga ngo bamwe muri twe, Yesu nashimwe cyane, ubwo naba pastor turigisha ibihwanye n'irari ry'abadutumye. Yego. Haleluya. Abandi bakigisha ijambo ry'Imana nk'ukuri. Aba bantu rero barahabanye. Sibyo? Ni nayo mpamvu nudukurikira uzumva James nkubwira ngo kunywa inzoga ni icyaha. Ejo wumve barakubwira ati kunywa inzoga si icyaha. Nibyo abantu bishyiriyeho. Aba bantu rero jya ukora attention. Niyo mpamvu tubibwira tuti hano tuba twirukanka ariko nimuze tuganire tubagira inama tubayobora. Uyu ni mwarimu ukomeye. Uyu ni mwarimu ukomeye dore uwo kwigisha. Iyo umuntu atasomye Bibiliya ntamenye ibyo avuga. Reka twita aba bantu gato tuzajya tugenda tubihuza. N'abigisha batayisoma. Yongo TV mwiriwe. Amen. Allo. Muraho neza. Turaho, watanga igitekerezo wihuse iminota yagiye. Kuwa kabiri saa 11 kugera saa 12 no kuwa gatandatu saa 7 kugera saa 8. Yego. Yego. Hari igitekerezo wari ufite cyangwa twitabe n'abandi nta kibazo? Urakoze cyane. Uherereye hehe? Yego. Ni njyewe Karemera James. Uyu nguyu akitwa Nkuba Godfrey. Kamera ngira ngo zamuberetse. Karemera James ni njyewe, uyu ni Nkuba Godfrey. Rwose niduhura no mu nzira ntuzatuyoberwa. Itorero riri Kayonza ariko ni Kigali hariya kuri gare y'Inyanza. Uduhamagaye turahura tukaganira ko turimo turashaka uburyo tubona itorero ry'i Kigali ariko dufite itorero Kayonza muri Rwinkwavu. N'ahandi hirya no hino harye hari amashapetre Huye, Ngoma, Bugesera na hano za Mageragere. Twakwitaba abandi. Urakoze cyane gutanga igitekerezo cyawe. Amon. Amon uherereye hehe? Karusizi. Imana iguhe umugisha cyane mu. Urakoze. Urumva rero reka twitabe n'abandi, telefone ni nyinshi. Pastor, ikiganiro ni kirekire. Ikiganiro umurimo ni muremure ni mugari. Bajya kubaha iryo jambo ry'ukuri pe, ni ukuri pe. Imana yo kuri ibaha umugisha bashumba beza. Na Apollinaire
Yongwe TV mwiriwe, iminota yagiye. baze gukomeza Mwiriweho? nyuma ntacyo. Yego, mwatanga igitekerezo cyanyu. Ninde uherereye he? Uri Nyamirambo. Igitekerezo abayobozi kuri Nyamirambo. Kuri icyo gitekerezo cyo kuba ari cyiza. Yego. Ariko birasaba kugira ngo mararikira ahubwo abantu turarikira abantu kwiga Bibiliya. Kwiga Bibiliya. Yego. Nibyo. Ni nayo gahunda nini, niwe murongo mugari w'itorero, kuko duhamagarira abantu ko duhura tukabashyira mu matsinda kugira ngo bige gusoma Bibiliya no kuyisobanukirwa nyine kurushaho. Urakoze cyane kubw'igitekerezo cyiza. Twakumva n'abandi cyangwa dusoreze hano dusengera abantu pasteur, dusengera abantu dore akaryoshye ntigahora mwitama. Ntago gahora mwitama, ariko reka dusabe abantu bakuru, abasaza bavuzwemo, uri umusaza, nukujya ugira igihe uhura n'abasaza. Nibyo. Iyo utumye umwe agatuma undi n'undi agatuma undi, ubutumwa bwakwira henshi cyane. Reka twitabe uyu wa nyuma dusenge. Yongwe TV mwiriwe. Zirarwana ntabwo umwe atuma undi avuga. Mwiriweho? Aro? Mwatanga igitekerezo cyanyu vuba, iminota yashize. Yego. Hari aho pastor Nkuba yavuze, hari ahangewe ngewe ni Timoteyo wa kabiri. Timoteyo wa kabiri bice 4. Kabiri. Ibice 4 kuri Timoteyo wa kabiri. Ibice 4 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Urakoze cyane. Kabiri ni Tito. Tito ibice 2 n'umurongo Tito. Tito igice cya 2 uhereye ku murongo wa mbere n'ubundi gusozanya no wa 4. Sawa, murakoze. Hanyuma reka pasteur, reka dusoze abantu ntago twabakira, barahamagara ari benshi. Ndabona n'ubutumwa bwaje ari bwinshi. Bandike twaza gusubiza. Yesu ashimwe, iryo jambo ni ryiza, Imana iguha umugisha, riradufashije cyane, barikiwe na Mungu. Undi aragira ati Karemera rwose komerezaho, njyewe ndafashijwe rwose. Imana iguha umugisha cyane. Reka dusoze dusengera abantu, ariko dusobanura tuti rwose nicyo kiba tatuzanye, nta bintu byo guca hirya no hino. Abantu nibiga, uriya muvuga mugenzi wacu w'Inyamirambo avuze neza ati abantu nibige nibasome Bibiliya. Abanyarwanda ku bushakashatsi bwagaragaje ko Abanyarwanda 99% ari abakristo, ariko ugiye kureba nka 90 batonze Bibiliya, 2 cyangwa 3 nibo bazisoma. Nta usoma Bibiliya ayihanagura. Kera Mutara bajyaga bekerekana ukuntu ugakora akavumbi, ukagenda ukajya kuri sengero ukicara ukaza ukongera ukayisubiza hahandi, n'ubundi ku cyumweru ukazayikuraho yihanagura akavumbi. Abanyarwanda benshi niko bameze, dusa naho twigana umuco w'Abanyafurika wo kudasoma, ariko mu by'ukuri iyo udasomye urayobya, barakuyobya abenshi cyane. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ubundi ntago guhinduka, ariko ukuri kwacu kurahinduka. Yesu nashimwe cyane. Aha rero mugaragarijwe ko hariho abapasiteri baba bariho kwigisha iby'abantu runaka babatumye, hakaba n'abapasiteri bigisha bakurikije gahunda y'itorero ry'Imana. Hano rero badutongereye muri Timoteyo bavuga bati mwigisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, kuko iminsi irimo kuza
ntabwo ari myiza, naho buri wese ashaka kwigisha ibihwanye n'ibye akaza hano akavuga bizinesi ye akayirangiza agaca akagenda nta butumwa bwiza abwirije. Mu by'ukuri tuba twatanze amafaranga kugira ngo tuze hano tubwirije benshi, kandi tunezezwa cyane no kumva muduhamagara muri benshi mugisha inama ku cyo mwakora kugira ngo murusheho gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. So turahari rero, Imana yadushyizeho kugira ngo tubafashe, turashaka kwigisha benshi. Nihaboneka abantu nkatwe 4-5 bakanyanyagira mu turere twose tw'igihugu, mu by'ukuri abantu ntabwo bazongera kuyoba. Abirirwa basaba amafaranga jobuni nari kumwe na Jado dukora ikiganiro hano ambwira amazina atandukanye y'amaturo, urumva waranayazi, nge sinanayazi kuko ibyo ntabwo ari ko kuri, siko kuri, ukuri kuri muri Bibiliya, kandi turabigisha Bibiliya. Abaduhamagara bihangane baze kuduhamagara dusohotse. Reka dusoze dushima Imana. Pasteur Karame, ngagira icyo ubwira abasaza mu masogonda nk'abiri gusa. Abasaza n'abakecuru, yego, nagira ngo mbagire inama, cyane cyane nk'abasaza bubaha Imana, bakagombye kuba intangarugero. Niba umuntu ari umusaza, uruhande rwe hari abana bato, hari abagabo n'abagore bakiri batoya, ni abatoza umuco wa Gikristo, ni abatoze kubaha, ni abatoza umuco n'ubeshaho umuryango, n'urinda umuryango. Umuntu nata umuco n'ijuru ntazaribona, uko niko kuri Pasteur. Umuryango ntago azabona ijuru, kandi ari wabarizwamo Imana izamushakira mu muryango yamushyizemo. Muza abantu banjye bo mu muryango babwira ngo nimuyoboke inzira imwe yo gukiranukira Imana, ntabwo ari ukujya mu rusengero gusa, oya tuzabane no mu ijuru. Mwisi niba twaravukanye no mu ijuru tuzabana. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Nanjye reka soze mbifuriza ishya n'ihirwe muri iyi weekend. Ku wa mbere ni akazi, duhaguruke tujye mu kazi dukore, ariko tunamenya ukuri. Rwose ndabinginze bene data, mwipfa kuyoba ibyo ari byo byose, mwiyoba. Twatinye gukoma ku bintu bimwe na bimwe, ariko turaza kubivuga kuko turimo kugenda dutinyuka. Yesu nashimwe cyane, nibi gutinyuka kubivuga ni umwuka w'Imana. Pasteur, ni umwuka w'Imana rwose. Imana, imbaraga y'Imana nituzaho, ibyinshi tuzatinyuka tubivuge, kuko ntago ari byiza, ntago tukomeza kurebera umuryango nyarwanda usenyuka. Abagore batoya umwuka w'Imana arabatunga urutoki. Mumenye ibyingo zanyu, mumenye kurera abana banyu, kandi nibushyira hamwe ntabwo tuzongera kubona abana mu mihanda. Abantu barirwa, perezida arirwa avuga, abayobozi, inzego z'ibanze, ariko inzego z'ibanze za mbere ni twebwe. Yego, haleluya, ni mwebwe. Inzego, umudugudu wa mbere ni njye, umudugudu wa mbere ni uriya utuyoboye hariya. Umukristo wayoboye umwana wawe neza. Abana b'abakristo bari mu mihanda hano hirya no hino neza cyane, harabirirwa mu misozi, ngo mu butayu, mu kintago mbikomoje. Imana imbabarire ntimundebe nabi, ariko uko niko kuyoba kwa mbere. Ijambo ry'Imana rifite uko ikuyobora, uko ugomba gushaka amafaranga, igihe washakira amafaranga, igihe wagombye kwita ku muryango wawe, byose uko tubivuga birimo hano. Reka dusenge Imana. Imana iduhe umugisha cyane, kandi namwe Imana ibahe umugisha. Ikiganiro umuco n'umuryango, ishingiro ryo kumenya Imana kirakomeje, kandi n'ubu kizakomeza. Kiba kuwa kabiri saa 11 kugera saa 12, no kuwa gatandatu saa 7 kugera saa 8. Turi iminota y'abandi, ariko batwihanganire y'ibintu byamaze gusembura. Barokore bajya avuga ati nyoborwa n'umwuka, ariko umwuka uturimo kugira ngo tuwuyobore mu bubasha Imana yaduhaye, yaduhumekemo n'umwuka wayo kugira ngo tuyobore, udufashe gukora biriya byose. Reka tuyobore rero umwuka utuyoboye, dutange mikoro z'abandi, hanyuma ubutumwa turabukomereza hanze. Reka dusengera abantu rero. Twatangiye tudasenze kubera ko inkuru zari nyinshi, ibibazo, ariko mwumve ko ibi byose ndaba bitubazo bo hanze, bakavuga bati ese ukuri kw'ijambo ni ukuri. Ukuri kw'ijambo rero nahangaha nuko ureba Bibiliya, kuko niyo duhuriyeho twese, kwemera gutandukanye, kureba kuri iki cyanditswe. Imana ibahereza umugisha cyane. Itorero ni intumwa ya DNPS, ni itorero ry'intumwa n'ubundi, intumwa mpuzamahanga za Pentecote, nuko tuba tubivuga mu ndimi z'amahanga. Ni karibu rero, imirimo dukora ni hirya no hino, ntabwo tuje kwivugira hano gusa, hari aho tubivugira, dufite aho duhurira n'aho dusengera, kandi dusengera abantu Imana irimo irabafasha. Namwe tubahaye ikaze, Banyabugesera tubahaye ikaze, ejo turaza. Imana ibahereza umugisha cyane. Data, turagushimye mu izina rya Yesu, uriho uzahoraho ibihe byose. Ducumbikishirije hano ivugabutumwa ryo kuri televiziyo, ariko rirakomeje mu mitima yacu naho dutuye.
abari badukurikiye bose tubasabiye umugisha kandi turasaba kugira ngo ubamanureho imbaraga z'ubwenge no kumenya no gusobanukirwa. Ntabwo turi hano Nyagasani kwigisha ibyacu, twaje hano kuvuga ubutumwa bwiza buri mu ijambo ryawe uko waryandikishije muri Bibiliya. Mu izina rya Yesu rero abari badukurikiye baho umugisha, abatadukurikiye Nyagasani bazafashwe n'iri jambo aho bazaribona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bahinduke bumvire kandi bayoborwe n'ijambo ry'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo dusabiye abababaye Nyagasani Kristo bitayeho, ufata imitima yabo, abakene ubiteho, ubahereza ubwenge no kujijuka, kuko aho niho hari izingiro ry'ubukene. Mu izina rya Yesu wajijutse atandukana n'ubukene. Gira neza abantu bawe, gira neza itorero ryawe, gira neza igihugu cyacu, gira neza abayobozi b'igihugu cyacu. Nyagasani badutekereza byinshi kandi byiza, niyo mpamvu mbasabiye kugira ngo ujye ubongerera ku manywa na nijoro, ubahereza ishishurirwa rishya, ubahereza ubwenge bushya bwo kutuyobora kandi batuyoboye neza. Icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe, dusabye ibyo twizeye, ibyo tubyambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen, amen. Shalom. Imana ibahereze umugisha mwese. Amen, amen. Haleluya. Burya itorero nyakuri ni iryita ku mfubyi n'abapfakazi. Niyo mpamvu itorero DNPC rifite inkomoko muri Tanzania ryiyemeje kwagura ubwami binyuze mu gutangiza amatorero menshi